Ndagusuje wowe ukunda gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Joe Satire TV, nizere ko umeze neza cyane. Wagiye ubona cyangwa se wumva amwe mu mazina akomeye agiye atandukanye y'abayobozi bakuru ba M23, ukagenda wumva ayo mazina yabo, ariko uyu munsi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye nzajya nanyuzamo umunsi umwe ngende nkugezaho ikiganiro kivuga ku umwe kuri umwe. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kumva cyangwa se tugiye kuba twakugezaho, tukaba tugiye kuba twavuga Bertrand Bisimwa. Ubu ngubu akaba ari perezida w'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23. Ubundi uyu Bertrand Bisimwa yavutse mu 1973. Yavukiye i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Kongo, hanyuma ni naho yaje mu by'ukuri gukurira, hanyuma azigenda aba umunyapolitike ku rwego agenda aba umunyapolitike mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munyapolitike bwana Bertrand Bisimwa mu by'ukuri hari abantu benshi batabizi, ariko ubundi ni membre fondateur cyangwa se n'umwe mu bashinze umutwe wa M23. Uyu Bertrand yabanje kuba muri CNDP ya Laurent Nkunda, nyuma yuko bavuye muri guverinoma bitewe nuko itari yakurikije ibyo bari bumvikanye hagati ya CNDP ndetse na guverinoma ya Kabila ku masezerano ya yo kuwa 23 mu kwezi kwa gatatu mu 2009. Ubwo rero nibwo we n'abandi batangije ku mugaragaro icyo twakwita AFC M23. Hanyuma rero uyu perezida w'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 Bertrand Bisimwa yinjiye muri M23 kuva mu by'ukuri uyu mutwe utangiye kwisuganya nyuma y'isenyuka ryawo ryabaye muri 2013. Icyo gihe yarasimbuye uwo bita Jean-Marie Runiga. Hanyuma rero kuza muri M23 cyangwa se gushinga M23 akanayibera umuyobozi ku rwego rwa politike, nuko bahuje amateka na bamwe ndetse na benshi mu bari muri M23. Hanyuma rero kandi uyu Bertrand yabarizwaga ahitwa Ibishi, ari naho mu by'ukuri yatangiriye ibikorwa byo kwiyunga cyangwa se gukorana na M23 ndetse no kugira ibikorwa bimwe na bimwe bagenda batangiza bigamije mu by'ukuri guharanira uburenganzira bwabo. Wakibaza ngo ese niye mpamvu yiyunze cyangwa se niye mpamvu yatangije uyu mutwe wa M23? Hanyuma icyo kibazo nacyo impamvu rero nta yindi, nuko aho iwabo aho ngaho iwabo naho hari imitwe yitwaje intwaro ndetse abaturage baho bahuye n'ubwicanyi. Ni ukuvuga ngo agace uyu Bertrand Bisimwa yakuriyemo mu by'ukuri hari indi mitwe yitwaje intwaro, hanyuma naho hagiye habera ubwicanyi bugiye butandukanye, bituma mu by'ukuri areba uburyo abaturage bari kwicwa cyangwa se ubwicanyi bugenda buba, bituma mu by'ukuri yifatanya n'abandi batangiza umutwe wa M23 mu by'ukuri ugamije guharanira amahoro ndetse n'umutekano ku baturage. Bisimwa yanabaye umuvugizi w'umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya CNDP warengeraga abaturage ndetse wayoborwa na General Laurent Nkunda. Urumva ko mu by'ukuri uyu Bertrand Bisimwa yayoboye n'undi mutwe witwa CNDP. Urumva ko mu by'ukuri yagiye ayobora imitwe igiye itandukanye, kandi mu by'ukuri intego yose yari imwe, ari yo guharanira cyangwa se kwita ku baturage ndetse no kurengera uburenganzira bwabo. Hanyuma uyu Bertrand Bisimwa mu byo aherutse kuba mu by'ukuri aherutse kuba atangaza ko mu by'ukuri yatangaje ku mugaragaro ko ibikorwa by'umutwe wa M23 bigamije guharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda mu gihe amakimbirane akomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Aho yagize ati ibikorwa by'uyu mutwe wacu wa M23 bigamije guharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda mu gihe amakimbirane akomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero perezida w'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 Bertrand Bisimwa aherutse kuba yabitangaza mu gihe M23 yatangizaga mu rugamba rwo kwirwanaho. Hanyuma uyu Bertrand Bisimwa yagiye anenga cyane ibikorwa by'umuryango mpuzamahanga ko nta ruhare bagira mu bibazo bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ubuyobozi bwa Bisimwa bwa M23 bwaranzwe n'imikoranire ikomeye ya gisirikare ndetse n'imishyikirano ya politike byerekana imbaraga zikomeye z'imiyoborere y'ubuyobozi bwa M23. Hanyuma kandi
wakibaza ngo amateka yo gutangiza AFC M23 ameze ate? Icyo gihe mu by'ukuri batangiza cyangwa se ava muri CNDP akajya mu by'ukuri kwifatanya na M23, icyo gihe byari mu kwezi kwa kane 2012. M23 ubwo abahoze muri CNDP bashinjaga guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yo muri 2009. Iki gihe rero mu by'ukuri nibwo Perezida Bisimwa nyuma yo kuba umuvugizi w'umutwe wa CNDP yaje kuba perezida wa M23 guhera muri Werurwe cyangwa se mu kwa gatatu 2013 kugeza ubu. Urumva ko uyu perezida wa M23 Bisimwa amaze igihe kinini cyane mu by'ukuri ayobora uyu mutwe wa M23. Tugendera rero ku buyobozi bwe cyangwa se ku ngoma ye, uyu Bisimwa yafashe cyangwa se uyu Bisimwa ayobora M23 nibwo M23 yaje kwigarurira umujyi wa Goma ndetse irawufata ku buryo budasubirwaho mu mpera z'umwaka wa 2012. Kikaba ikintu gikomeye yagezeho ndetse bikaba byarisubiyemo muri 2025 ejo bundi, nyuma yo kwisuganya mu by'ukuri M23 kongera ikagarukana imbaraga zikomeye cyane, aribwo yahanganye na coalition ya FARDC, birangira ejo bundi kuwa 27 Mutarama 2025 bongeye kwisubiza mu maboko umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye biri mu nkiko. Mu mateka avuga kuri uyu muyobozi ayo rero akaba ari amwe mu mateka ya perezida wa M23 Bisimwa Bertrand nakugezagaho. Nizere ko ubashe kugenda usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Ibiganiro byacu rero byo nakagaruka turaza kugenda tukugezaho n'ibindi biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nizere ko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel Josata TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.